Shalom shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer. Mbahaye ikaze mu mwanya mwiza wo gusenga. Turashima Imana ko yabanye natwe muri weekend, tukaba dutanguye icyumweru gishasha twese turi bazima. Uwiteka yadusize ku mutima muri iki cyumweru kuganira namwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ukibyuka senga. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi nanjye ndimwo, hari igihe bishika by'ukuri ugasanga umuntu yabyutse ikintu cya mbere abanza gukora ni ugufata telefone akareba message, akareba ubutumwa bamurungikiye kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi henshi hatandukanye. Ariko Imana irifuza ko iba iya mbere mu buzima bwacu. Ukibyuka fata akanya gato, ishobora kuba umunota umwe, iminota 5, iminota 10, ushima Imana kuba yaguhaye ijoro ryiza kandi kabiguhaye igitondo cyiza n'umunsi mushasha ku buzima bwawe. Nibyo hari benshi bafata telefone nanone bagiye kumva inyigisho, bagiye kumva amasengesho nk'uko tuba twatanze ikiganiro, ni byiza. Ariko ntugahere kuri telefone yawe ujya gusoma message, uza kureba amakuru ese mwisi bimeze gute. Oya, fata umwanya wo gusenga mbere y'ikintu cyose ugiye gukora, ubanze Imana. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya igenda itwereka ibyanditswe byinshi cyane bivuga ku masengesho yo mu gitondo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu muri iki cyumweru tuzakomeza kubiganiraho cyane kugira ngo twige turebe ese Bibiliya iravuga iki kubijanye no gusenga mu gitondo umuntu akibyuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana atubwira mu gitabo cya Zaburi igice cya 5 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje. Haleluya. Mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Haleluya. Umwanditsi w'Izaburi aratwereka, akanatwereka neza, akanabidusobanura ko mu gitondo, haleluya, Imana yumva ijwi ryawe. Haleluya. Iyo ubyutse fata akanya usenge, ushime Imana, uramye Imana, uhimbaze Imana n'ijwi ryawe cyangwa se n'ijwi ryo mu mutima. Imana ibone by'ukuri ko wayihaye agaciro, Imana ibone ko wayigize iya mbere muri gahunda zawe zose. Haleluya. Hagutangirira ku bindi bintu bitandukanye, tangira usenga, tangira ushima Imana. Haleluya. Fata Bibiliya yawe cyangwa se telefone yawe, wumva ijambo ry'Imana, wumva amasengesho, wumva inyigisho. Haleluya. Biraza gutuma umunsi wawe uza kurangiza amahoro. Nguhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje. Haleluya. Imana iba yiteguye kumva ijwi ry'abana bayo buri gitondo. Yesu ashimwe cyane. Rero ujye ufata ibihe byo gusenga mu gitondo ukibyuka. Haleluya. Nanone yakomeza akavuga ngo mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo erekeza ugusenga kwawe ku Mana, erekeza ibitekerezo byawe ku Mana, ibyo utekereza byose ukibyuka mu gitondo kare. Haleluya. Bibe ari ibintu bishingiye ku Mana, guha Imana icyubahiro, kwiramya, kwisaba kugira ngo ibane nawe umunsi wose, ibyo uza gukora byose mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye, fata ino gahunda yo gusenga buri gitondo, umunsi wawe uzarangira amahoro. Wibuke ko Satani nawe aba yaguteza imitego myinshi, niyo mpamvu ugomba gutanguza isengesho. Uwiteka abagire neza. Mwami urakoze kubwira ijambo ryawe, reka rikore ibimenyetso n'ibitangaza ku muntu wese ugiye kuryumva cyangwa se waryumvise. Ubane nawe mugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugire umunsi mwiza. Shalom shalom.